Bakunzi ba KOP uyu ni umunsi wa kabiri wa UCI 2025 Kigali. Ubu rero ejo uko twababwiye amagare twayahereye Nyanza ya Kicukiro turamanuka tugera Kicukiro centre, tugera Sonatibe, tugera kuri mu Giporoso aho bita kuri Prince House. Noneho uyu munsi ku munsi wa kabiri rero tuyahereye mu Kimironko hafi n'isoko aho bita kuri Simba. Ikindi muratwihanganira twabonye ko mwayakunze, ariko uyu munsi amagare isiganwa ry'abagore ntaryo twakurikiranye, tugiye gutangirana n'iry'abagabo. Nkuko mubibona aho duhagaze niho barasukira baturutse munsi ya Rebu, bakaza bakagera kuri Simba ya Kimironko, bagahita bakata basubira kwa Rwahama. Nibyo turaza kugenda tuganira. Nubwo ay'abagore tutayakurikiranye rero ndi kumwe n'umutahira, murabona afite agakoni, ni umusaza tuziranye Bushyanobo, ni umusaza uragira inyambo, uzivuga amazina uzihamagara zikitaba, ariko nawe uyu munsi yaje kureba amagare, agiye kutwibwira tubwire n'urugendo yagenze nuko yayabonye. Uribwira abakurikiranye KOP, ntabwo ari ubwa mbere ugeze, ntabwo ari ubwa mbere aje kuri KOP. Ubushize mwaramubonye ahamagara inyambo, yinikiza, aduha amata, turi kumwe n'umunyamahanga, twarabishimye cyane. Ubu rero agarutse kuri KOP noneho nk'umuntu waje kureba amagare. Twibwire. Jewe nitwa Abarambye Stan, abandi umutahira w'inyambo. By'umwihariko nkaba mvuga n'amazina y'inka mu bukwe. Yego. Abenshi tujya tubonana. Ariko batagiye kubwira ngo za nyambo zisigaye zitaha ubukwe, bimeze biti? Nyambo zacu zirabutaha rwose. Yego. Umushinga w'Ubushyanobo ugeze hehe ko mpaheruka kera? Umushinga ugeze kure, umeze neza, ziratozwa, zimeze neza, zirumva. N'abazikenera bajya baza kuzisura. Yego. Yes. Hanyuma rero uyu ni umunsi wa kabiri wisiganwa ku magare. Wayabonye ute, wayakurikiranye gute? Tubwire ingendo wagenze ureba igare. Naje nzindutse nturutse mu rugo Iburasirazuba. Yego. Ari mu karere ka Ngoma. Yego. Wavuye mu karere ka Ngoma? Unyura he? Nambuka Gashora, hano afite imodoka. Yego. Imodoka irakuzana yakunyujije he? Yanyujije Gahanga hariya, ngeze harya kuri gare. Ubwo bari batarafunga. Kuri gare ya Nyanza. Yego. Igare rya mbere ryakunyuzeho hehe, waribonye ute? Tubwire. Nahageze bamaze gufunga, amanuka n'amaguru nitegereza. Yego. Mbona imyiteguro ni myiza cyane. Baza ngeze Sonatibe sanga bamaze gufunga. Yego. Ndahagarara nanjye ndeba igare. Ariko byari byiza, bimeze bite? Byari byiza cyane. Hanyuma uvuye Sonatibe wanyuze hehe? Nakomeje nza n'amaguru. Zana amaguru ndazenguruka. Yego. Komeza genda uduterera imetero wagendaga. Naje Nyiragodiyari nkata kuri stade hano. Yego. Ku Mahoro stade. Zenda n'amaguru ndeba. Nibwo ngeze hano naho mbona. Kurare naho bahagurukiye. Ho n'ibindi n'ibirori. Ibirori biraryoshye. Baturutse aha ngaha. Uyu control technique cyane. Ngeze hano navuga tugiye gutegereza abagabo. Ntegereza abagabo ndebe, nibwo ngize amahirwe mpura namwe. Yego. Nifuza ko turamukanya. Ni byiza muri inshuti zanjye rwose. Bushyanobo ni iwacu. Nanjye kandi narageze mu nyakiriza amata y'inyambo. Narabikunze cyane. Hanyuma rero urumva kaye kanyamuneza, umutima wawe urumva gute kuba isiganwa irushanwa nk'iri mpuzamahanga bwa mbere ribereye muri Afurika, rikaba ribereye i Kigali mu Rwanda? Urabyumva gute? Twarega tubyumva ku makuru kuri radio cyangwa ukabireba kuri televiziyo utabireba amaso ku maso. Ariko umuntu ubireba amaso ku maso ni ibintu bishimishije, kuko bitewe naho twavuye, naho igihugu cyacu kiyavuye, naho kigeze ubu, iyo urebye usanga ari ibintu byiza biryoshye bishimishije. Nashishikariza buri wese ufite umwanya kugeza akareba igare. Ku bakiri batoya urabaha ubuhe butumwa? Abakiri bato nabifuriza kubaka igihugu cyacu. Yego. Ntibumva amabwire yabo babayobya. Yego. Ubundi tukibakira igihugu, bagakorera igihugu cyacu. Yes. Wifuza ko umwana wawe yaba umunyonzi, yanyonga igare akagera kuri urwego? Tanga ubutumwa abana bakiri batoya nk'uyu nguyu n'ababyeyi bagifite abana batoya, ubutumwa ni ubuhe? Ubutumwa natanga nuko igihe umubyeyi abonye umwana akora akunda ikintu atakimubuza.
yamureka akagikora ahubwo byaba ngombwa akakimushyigikiramo nk'uko nanjye nabyirutse nkunda inka yego n'ubu rero nkunda inka cyane aho zingerera ubu ni ahantu heza kuba ndi umutahira mu rwego rw'igihugu nkajya kuri televiziyo y'igihugu bakampamagara tugatarama kuri radiyo rwanda kuri TVTN uzaza no kuri TVTN hose bwa mbere natwe tuzagusura na KOP izagusura iyo dusanzwe tuhagenda ariko tuzakomeza tubane neza n'uriya mushinga uko ugenda uzamuka. By the way, umujyi wa Kigali wigeze abantu abakozi b'umujyi wa Kigali bigeze kumpamagara bambwira ngo nimbarangira aho izo nyambo ziri, barabasuye se bimeze biti? Ntabwo baje ariko abashyitsi bandi bajya baza ubwo nibo baba babarangiye baba babarangije. So rero urakoze cyane Stani. Murakoze namwe. Stani ni umutahira wabigize umwuga, aba ibushyano bo mu murenge wa Ndera, ahantu hari inka z'inyambo zizwi amazina, arazihamagara zikitaba. Ni umushinga uri muri Kigali, muri ya gahunda yo kugira ubukerarugendo butari kure y'umujyi. Ni ahantu ibirometero bitagera, uvuye 15 ugera Indera kuri paruwasi, ukagera aho bita Ugasima, ugatambika. Ni ahantu hafi cyane abantu bakeneye gusura ubworozi bukorerwa hafi y'umujyi bazajya kuhareba. Uyu musaza niwe uzabakira, abamurikira inyambo, zihamagara amazina, abaha amata yazo nk'uko yabinkoreye. Sani, twarabakunze cyane kandi mwarakoze. Mwarakoze namwe rwose, muzagaruke ni karibu. Okay, urakoze cyane. Murakoze nawe. Yes, uwo nguwo yari Stani, umutahira wabigize umwuga mu kibaya cya Bushyantobo mu murenge wa Ndera. Duhuriye ahangaha yazanywe n'amagare nk'uko twabibamenyesheje. Mu kanya tugiye kureba rwose isiganwa ry'abagabo bataregeje imyaka 23. Twaritangiriye hano Kimironko, aha murahazi iyi station Engeni, ara nahahoze iyi nzu y'umweru mureba iri ahahoze Hotel Le Printemps. Imbere hari isoko rya Kimironko, aha amazari imbere yanjye na kiye hara nikorosi, aho iyo bavuze ngo umuhanda ngo Simba ya Kimironko nahangaha bari bukatire. Mu kanya tugiye kubareba baseruka bavuye kuri arena, ubwo no kuva kuri arena bakagera kuri control technique Heroes Kona, bakaza ahimukiye etemu haruguru, ubwo niho hari umwarimu Sako na Reb, hanyuma bakadusesekaraho hano bagakata ikorosi bagana kwa Rwahama, bagera kwa Rwahama bagakomeza bakagera kwa Rando, bagasubira Prince House, bava Prince House bakajya Sonatibe bakazamuka Kicukiro centre, bakagera kuri gare ya Nyanza, bagakomeza ku isoko rya Gahanga aho bakatira, bakagaruka muri yanzira bagera Sonatibe, bakamanuka Rwandex, bagera Rwandex bagatambika ku mazi, bagera ku mazi bagatambika ahahoze kwa Rasta cyangwa Cadillac, hanyuma aho rero niho bazamukira, aho niho bazamukira rero iyo bageze kwa Rasta, naho bamaze gukata ahahoze Cadillac niho batangira umuhanda w'amabuye uca Medi Hill, bakagera aho bita kwa Minyone, bagaca ku Basereziyani, bakagera ku Kabindi. Aho rero kwa Minyone turaza kureba ko twahabagerera, aho niho ejo habereye agatendo gakomeye cyane, ibihangange bibiri birimo umubirigi Remiko niho yaciriyeho undi bari bahanganye ku gahanda k'amabuye hariya kwa Minyone, niho habereye ibitangaza. Tutegereze ko n'uyu munsi byaba, kandi tuzakurikirana n'indi minsi, tubarebe, tubakurikirane Norvege, tubakurikirane Ruriba, tubakurikirane kwa Mutwe, tubakurikirane ahantu hose. Mwarakoze cyane. Ubutumwa umujyi wa Kigali ushishikariza abaturage kuza kureba aya magare, gushyikira abakinnyi b'u Rwanda, bakaza basukuye bambaye neza, ubuzima ntabwo buhagarara. Ubwo ni ubutumwa bw'umujyi wa Kigali, ariko dushimira n'umujyi wa Kigali ko ari watumye abantu bo kuri KOP mubasha kubona gukurikiranirwa iby'aya magare. Ntabwo byari kudushobokera cyane iyo umujyi wa Kigali utabigiramo uruhare, ariko twanashimira namwe abakunzi ba KOP ko tubona ikiganiro ku magare cyeje mwagikunze cyane. Niyo mpamvu twafashe umwanzuro ko umunsi ku wundi tuzajya tubagezaho uko byifashe. Mu kanya rero ni isiganwa by'abagabo batarengeje imyaka 23. Aha duhagaze Kimironko, kuri site bita Simba ya Kimironko, imbere yahoze Hotel Le Printemps. Tugiye kubagezaho, barajya barasuka tubareba, hanyuma tubakurikirane kugeza bakase ikorosi kuri Simba. Ndumva gahoni kavuga ubwo uwa mbere araje.
nushaka badufata amashusho akora ndisenga. Yes, bakunzi ba KOP rero ku munsi wa kabiri w'amagare nkuko mwabibonye twababwiye mu kanya ko twari turi kuri Simba ya Kimironko aho basohokaga ku raundi ya isiganwa ku magare UCI 2025 Kigali. Twatangiye ikigoroba saa 7:50 aho hari hatangiye isiganwa ry'abagabo bataregeje imyaka 23. Basohokaga tubareba bavaga muri arena bagaca controle technique ku rubuga rw'intwari bakaca hagati munsi ya Reb na Mwarimu Sako hanyuma bakaduhingukaho ahahoze Hotel Prenta. Aho rero niho twarebaga babaze batangiye gusohoka. Hanyuma rero twamaze noneho kongera kwimuka tugeze ahantu Kicukiro Centre imbere y'akabari bita Mistral Bar. Ni bara nziza cyane irimo abantu bari gukurikirana umukino w'amagare. N'ahandi hari imihanda igerekeranye imbere ya RSB n'akarere ka Kicukiro aho tubireba byose tureba abazamuka n'abamanuka. Ubu rero hari byinshi dushya abanyarwanda babashije kubyitabira, abantu bo mu ngeri zose, abayobozi, abahoze ari abayobozi, abaturage basanzwe, abasaza mwababonye, dushima n'abamotari abagenda ku moto za polisi bari kubikora neza. Igare ntirihinda ariko moto yo irajya kugera ku abantu bakishima cyane. Utwaye ikimoto akagerageza gushimisha abaje kwitabira iri siganwa. Ubwo twari tukiri aho basohokeraga kuri Simba ya Kimironko habanje umunyarwanda akurikirwa n'umutanzania. Nyuma y'umutanzania hazaho umunya Seychelles, nyuma haza umunyamali, nyuma yaho haza umunya Cameroon, nyuma yaho nibwo hatangiye kuza umushinwa, umunya Slovenia bagenda bakurikirana. Ubu rero aha tuhagaze kuri no saha ya saa 9:19 abantu benshi abasiganwa benshi nabari kugaruka bavuye Gahanga. Twibutsa ko inzira bagenze ni nk'iyejo kuva kuri arena bagaca kuri Simba ya Kimironko bakaza bakakata kwa Rando bagasubira kuri Prince House bakamanuka Sonatibe bakazamuka ahangaha mpagaze kuri Kicukiro Centre bakazamuka imbere ya SKFM bakazamuka Nobreza bakagera kuri gare ya Nyanza itari gukora uyu munsi none bakamanuka bajya igahanga bakaza gukatira ku isoko. Uko niko byagenze ku munsi wa mbere n'uyu munsi niko byabashije kugenda. Sinzi niba bidukundire bivugwa ko udushya ejo agashya kabereye ku muhanda w'itaka ugana ku Baseresiane uzamutse kuri Medihill ahahoze ari kwa Cadillac no kwa Rasta yego za kamera. Hanyuma bageze ku Baseresiane aho bita kwa Minyone bivugwa ko ariho ibihangange. Uwo n'umunyarwanda uciyeho baramukobera amashyi cyane. Ni umunyarwanda uciyeho agaruka nkuko nabibabwiye mwabibonye ko imihanda bayihinduye. Ubundi ahangaha hari guca izimanuka niho haca izizamuka. Ubundi mu kanya ni bafungura imihanda turongera twubahirize ibyerekezo. Abazamuka baraca iburyo abamanuka bace ibumoso ariko mu gihe cy'amagare biragaragara ko bahinduye ibyerekezo. So abaturage rero babyishimiye babyitabiriye. Turi Kimironko hafi ya Simba hari n'itorero ryari rifite amadarapo amabendera y'u Rwanda nk'abaje gufana bafite kompanyi musique ifite fanfari nziza cyane zikoze muri zahabu niko nabivuga. Bigaragare ko nanone umurenge wa Kimironko cyangwa uwa Remera bagerageje nabo kugira ngo basushutse abashyitsi bagaragaze ko isiganwa ari iryabo bashima leta y'u Rwanda UCI n'umujyi wa Kigali. Natwe dushima kandi umujyi wa Kigali niwo watumye tubasha kubagezaho aya masiganwa. Ntababeshye ngewe muri priorite ya KOP sinumvaga ko amagara arimo ariko nabonye mwabikunze kandi umujyi wa Kigali wadufashije kugira ngo dufashe gukangura abaturage gusa neza, kwitabira amasiganwa bambaye neza, kwitabira kuza kureba abasiganwa, gutanga serivisi nziza nk'izo twabonye muri Le Mistral Bar Resto ahantu hari specialiste cyane bateka inkoko ivanze n'umuceri bakagira amafi bakagira
bagira byinshi byiza, ni ahantu heza rero. Iri siganwa ryatumye abantu babasha gukurikirana ibibera mu muhanda ariko baniyakira. Ejo hari ku cyumweru, n'uyu munsi uri kuwa mbere nta kazi gahari, bameze neza cyane nk'uko ejo twari twabafotoye, twagize amahirwe uyu munsi tubasha kubana nabo. Ni ahantu heza cyane rwose, hejuru uba witegeye byose. So uyu munsi rero nk'uko mubibona, ejo mu gitondo hari hasiganwe abadamu, nyuma ya saa sita hasiganwa abagabo. Uyu munsi mu gitondo hasiganwa abadamu batagejeje imyaka 23, ikigoroba nacyo ubu ni abagabo batarengeje imyaka 23. Inzira ni yayindi nk'uko nabibabwiye, uciyeho n'umunyamaroke ari mu banyuma, kuko ikigaragara abazamuka Nyanza ya Kicukiro bamaze kugabanuka, ahubwo dutegereje abamanuka. Ikishoboka nitubasha kugera Kimihurura, imihanda iragoye, ubwo kugira ngo ngere Kimihurura biransaba kuva hano Kicukiro centre, nkamanuka ku murenge wa Gatenga, nkazamuka Sodoma, nkaca Gikondo, Rwampara, nkaca mu mujyi, nkaza kumanuka nkagera kwa Rasta gabasha. Ibyo rero sinahamya ko biza kushobokera, ariko ku muhanda w'amabuye bivugwa ko habera udukoryo twinshi, ariho bamwe baca ku bandi, ariho ejo byabereye hafi yaho bita kwa Minyoni, bahanyura baca ku Basereziyani bakagera Sandauna, bakagera hafi y'urwego rw'umuvunyi aho rukorera, ubundi bakinjira mu muhanda bikaza kurangira kuri Convention Center. So muri make uyu munsi turagana ku musozo wawo, kuba ko birasoza saa 10:45. Abantu benshi barimo baragaruka, ubu hari gutambuka abasa naho ari abanyuma. Uyu ari mu banyuma, uko nabibabwiye, buri kipe igaragaza imbaraga zayo. Uyu nguyu yaherekejwe na kamera n'imodoka ebyiri n'indi moto y'abafana. Ubwo ni moto ebyiri n'imodoka ebyiri, bivuze ngo nizo mbaraga z'umufana. Buri mukinnyi agenda agaragaza imbaraga ze, izikipe ye cyangwa igihugu yaturutsemo, kuko buri muntu ntabwo ari kugenda aherekejwe mu buryo busa n'ubw'abandi. Nkuko ejo nabibabwiye, hari n'abafite imodoka za Croix Rouge zibaherekeje, bafite imodoka uyu ni uwa Afurika y'Epfo uciyeho agaruka. Harimo abafite imodoka y'abatoza, iy'abafana, iy'abaganga, iy'aba Croix Rouge, iy'abanyamakuru. Mbese ni ibintu bigiye bitandukanye, kuko nk'uko umujyi wa Kigali wabitumenyesheje, ni irushanwa ribaye bwa mbere muri Afurika, rikaba ribereye i Kigali. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bahitemo Kigali hari byinshi bagendeyeho: imiyoborere myiza, isuku, umutekano. Bivuze ngo ibihugu byinshi byashakaga kuba byakwakira rino rushanwa, ariko ntibyakunze. Hanyuma haje abakinnyi bagera muri 900, ariko nkurikije amakipe abantu bagiye baza babaherekeje, biragaragara ko u Rwanda rwakiriye abantu batari munsi y'ibihumbi 20, kandi noneho amaso y'abantu barenga 330,000,000 ku rwego rw'isi bari gukurikira iri rushanwa ku rwego rw'isi, biciye ku mateleviziyo mpuzamahanga, amateleviziyo n'amaradiyo mpuzamahanga. Mwabonye ko hari abakinnyi bizaniye abakameramani babo. Bivuze ngo aho ari hose biba biri kugenda bigaragara muri televiziyo bakorana cyangwa yo mu gihugu cye. Birimo imbaraga nyinshi cyane. Rero umujyi wa Kigali ukomeza gukangurira abatuye umujyi wa Kigali n'abanyarwanda muri rusange kuza kuyitabira, gutera courage abakinnyi, kwerekana ko tanga serivisi nziza, isuku. Nongera kwibutsa abantu, ntabwo isuku tugomba kuyigira aho igare rinyura gusa, kuko ntabwo ari abazasigara ku magare sibo baje muri Kigali bonyine, kandi nabo nyuma y'amasiganwa bazatembera. Ni ukuvuga ngo n'ahandi hose ntiturebe imihanda izakoreshwa n'amagare gusa, ahubwo turebe n'indi mihanda yo mu makaritsiye, mu mahoteli, mu maparitoma, mu tubari, mu maresitora, abantu batanga serivisi nziza nk'izitangirwa hano kuri Le Mistral Bar Resto. Ahantu heza cyane kandi hameze neza rwose, hari ubwisanzuriro, hari parikingi, batanga serivisi nziza cyane, nta nubwo batugoye kugira ngo tubashe kubikurikirana twibereyeyo. Ubwo turimo turabona abantu basa naho ari abanyuma, abazamuka basa naho aribo banyuma, ariko kumanuka baracyariyo benshi. Turakomeza tubikurikirane, nibidashoboka uno munsi bizashoboka undi. Stand up y'ubutaha igomba kuzabera ku muhanda w'amabuye wa Kimihurura. Ikibazo ni amayira bagoye. Ubu aho mpagaze aha Kicukiro centre, shatse kuvuga ngo ndashaka kujya Kimihurura, nshobora kugenda ibirometero bitari munsi ya 20 kubera kugenda nzenguruka. Cyo kore iyo biza gushoboka, igihe nari nkiri umuntu ari Kimironko
byashobokaga ko umuntu yafata moto ica mu Nyagatovu igahinguka ku Gishushu, tukamanuka mu Gishushu tukinjira mu Rugando tukabona kugera Kibihura, kubera ko n'iyi stand up naha twari tuhakeneye, kuko hano niho ubasha kureba abazamuka n'abamanuka icyarimwe kandi duhagaze hejuru. Biratandukanye nuko twari kuvuga ngo tugiye ku muhanda umwe nkuko twarebaga abasohoka gusa tutareba n'abatashye. Ubu rero hano iriya moto iri gushakira inzira uzamuka urajya kukatira Igahanga, mu kanya murabona indi manuka ishakira inzira utashye uvuye Igahanga ashaka kugenda akagera. Ngira ngo muramubona ntago bita binyorohera kubona idarapo ry'igihugu cye, ariko nawe ni umukinnyi w'umunyembaraga, urabona ko aherekejwe n'imodoka ebyiri. Aha niho nagiye babwira ko abakinnyi ni umunyakanada, ni umunyakanada, yes ni umunyakanada aherekejwe n'imodoka ebyiri, bivuze ngo ikipe ye ari nawe ubwe n'ikipe ye n'igihugu cye bafite ubwo bushobozi bwo kuba babasha gufata kwita kuri ibyo byose. Niyo mpamvu nta mukinnyi useruka nk'undi, buri mukinnyi yagiye aseruka uko areshya, ufite ubushobozi agaserukana abamuherekeje benshi, utabufite agaserukana abaringaniye. Ariko ikigaragara cyo buri mukinnyi asohoka imbere haba hari imoto ya polisi, moto ikomeye iremereye itwawe n'abahungu b'abasore. Wowe abo ngabo ni buri mukinnyi aba afite iyo moto imugenda imbere, ariko ibisigaye imugenda inyuma hari abitwaza amagare ya reserve 2, 3, 4, 5, hari n'utwara rimwe. Yes, nakazi ubona ko karimo abanyarwanda barabyitabiriye cyane mu ngeri nyinshi, aba youth volunteers, abapolisi, abayobozi b'inzego z'utugari. Ejo twabonanye na gitifu w'akagari ka Nyanza n'abandi ntari bubashe kuvuga kubera ku mpamvu z'umutekano wanjye, ariko benshi barimo gushyira hamwe n'abanyamakuru. Birumvikana abanyamakuru baba mu Rwanda nabo mu mahanga, inzego zose zashyize hamwe kugira ngo igikorwa kigende neza, kandi mwakoze cyane.